Yes, reka nongere mbasuhuze kandi nkomeze mbifurize kugubwa neza cyane aho mugiye muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mwese reka nkomeze kugenda babwira mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Nk'uko bisanzwe rero ndacyari Matson kugezaho ibi biganiro. Rero reka nkwarikiye kuba tugiye kubona muri iki kiganiro cyacu uko kigiye kuba gikurikirana. Hari abantu benshi muri iyi minsi bakomeje kugenda batwandikira kuri platform zacu zigiye zitandukanye badusaba kumenya uburyo ki bashobora gukoresha AI zigiye zitandukanye. AI iyo ari yo yose, AI ishobora kugufasha gukora indirimbo, AI ishobora kugufasha gukora video, AI ishobora kugufasha gukora amafoto, AI ishobora kugufasha gukora icyitwa signboard cyangwa se ibishushanyo mbonera. Ibyo zose tubasha kuba twagufasha kugenda ubasha kuba wagenda uzikora kandi ku buryo bwiza cyane. Turaguhugura mu gihe gito cyane, ku buryo mu gihe gito cyane kandi kitarambiranye wamaze kumenya gukoresha AI zigiye zitandukanye. Rero reka nkubwire ngo ushobora kutwandikira kuri platform zacu, ushobora kujya kuri Matson Entertainment cyangwa se Matson TV ndetse cyangwa se ukajya no ku Byaremwe TV. Ahangaha ikiganiro kigiye kuba kinyura, ukaza ukatwandikira tukakugezaho iki kiganiro cyangwa se tukakugezaho uburyo ki ushobora kugenda ubasha kuba wakoresha AI zigiye zitandukanye. Ese wifuza gukoresha AI ikora video? Se wifuza gukora indirimbo? Niba uri umuhanzi ushobora kuza tukagufasha gukora indirimbo yawe utarinze kujya muri studio ukoresheje AI. Ubwo ni uburyo dushobora kuba twagufashamo, ukarikodinga, ugakora indirimbo, ugakora beat, ugakora video, byose bikaba bishobora kujya hanze mu gihe gito cyane kandi ukoresheje AI nta yandi mafaranga ubishoyemo, byose ukabikoresha AI. Ndetse ushobora no kuba wakora amafoto meza cyane yo ku buryo bwose wifuza ukoresheje AI. Rero ni icyo genda nkubwira, ntikomeza uze utwegere tugufasha kugenda ubasha kuba wakoresha AI zigiye zitandukanye mu buryo bwiza cyane. Kandi niba ushobora kuba wanatwandikira, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp yacu. WhatsApp yacu uraza kwibona kuri screen ya telefone cyangwa se ya mudasobwa, biterwa n'igikoresho ukoresha wumva ibiganiro kuri YouTube. Ushobora kutwandikira kuri 0722134810. Bikaba byagufasha kuba wabona WhatsApp yacu ukatwandikira, ubundi tukagenda tukugezaho amakuru agiye atandukanye. Ushobora kwiga online cyangwa se tukakwigisha live. Icyo wakifuza cyose twakigufashamo, ubundi nawe ukabasha kuaccessinga kuri artificial intelligence cyangwa se AI. Reka ngushimira ko rero tugiye kuba tubana mu biganiro byacu bigiye bikurikiraho. Duhuriye muri comment utubwire ibyo wifuza kuba tukugezaho mu byo tukubwiye, cyangwa se niba hari n'ibindi wifuza kuba wamenya, byose utubwire muri comment. Ntiwibagirwe kuba wakora subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango w'ababana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero niba ukunze ikiganiro wibuke gukora like, unagisharinga kuri bagenzi bawe kugira ngo turusheho kugenda twaguka, yaba mu buryo n'ubushobozi byose tubikesha bamwebwe. Reka tubashimire ko twabanye. Imana ikomeze kubaha ubuzima bwiza kandi ubuzima buzira umuze, kandi ubuzima bw'amagara mazima. Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha.